waramutse igitondo cyiza muri Showbiz Live ugiye gukurikirana ku isheni ya Kasas Today ikaze mu isaha y'uburyohe. Igitondo cyiza amahoro y'Imana bane nawe nshuti muvandimwe wahisemo neza cyane kumva amakuru y'imyidagaduro wateguriwe ukanagezwaho n'isheni yawe ya Kasas Today mu kiganiro Showbiz Live. Nanjye kuri mikro nkazindukira kuyatangaza ndi Intore mu mfura Silent Fire at your mind a billion African Black Dreamer Boy and Joy Speaker Boy alone to make a load of Tokalas Jimno Supermafita antagonist. Uyu munsi no munsi wa gatandatu w'icyumweru itariki nizazinde 21 z'uku kwezi kwa 12 umwaka w'uyu nguyu 2024. Amakuru yacu uyu munsi nayangaya. Amakuru yacu uyu munsi nibidasanzwe kandi amakuru yacu ari buze kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira ngiye kukubwira. Filime y'umunya Nigeria yakinnyemo umunyarwandakazi Isimbi Alliance wamenyekanye nka Aria Cool ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi bihangano nyarwanda yagiye agaragaramo yatangiye kwerekanwa mu bihugu bitatu byo ku mugabane wa Afrika. Iki ni ikintu yishimira cyane turi buze kubireba mu makuru arambuye. Naho Davis D aragira ati niteguye kuhandikira amateka aha ni mu gitaramo ategerejwemo cyo gusoza umwaka mu gihugu cya Uganda. Turi buze kumva inkuru ye neza ku buryo burambuye. Naho kandi turi buze kureba indirimbo 10 z'abahanzi nyarwanda zahize izindi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ndetse kandi turi buze kureba n'umusaruro w'abaproducer bateguye izo ndirimbo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ndetse kandi turi buze kuba twareba neza uburyo Victor Rukotana yumvishije abakunzi be ndetse n'inshuti ze zimwe mu ndirimbo afite kuri album ye nshya. Naho hanze turi buhasange inkuru imwe ariyo turi buze kuvugaho ya CK. Turaza kureba neza uburyo indirimbo za CK umunya Nigeria ukomeje kubica bigacika. Indirimbo ze reka sinakubwira ziri gukundwa ni benshi cyane barimo barakunda indirimbo ze. Turaza kureba uburyo indirimbo ze zirimo zirabiza mbere zikanacuruzwa cyane ku rubuga rusanzwe rucururizwaho umuziki mpuzamahanga. Ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari buze kwibandaho kuri izi tariki 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka ni wa wundi. Stay in touch, stay awake. Ndaje gato mu makuru ku buryo burambuye. This is it. If it's on top, we're surely playing it. Providing you with all the top trance DJ mixes. This is Trance Tremors Radio. Ikaze mu makuru y'imyidagaduro ku buryo burambuye. Umukinnyi wa filime akaba n'umushoramari Isimbi Alliance uzwi nka Aria Cool wamenyekanye muri filime zigiye zitandukanye by'abanyarwanda ndetse na filime mpuzamahanga ari mu byishimo bikomeye cyane nyuma y'uko filime yakinnyemo yitwa The Waiter itangiye kwerekanwa mu bihugu bitatu byo ku mugabane wa Afrika asanzwe herekanirwa filime muri ibyo bihugu. Mu bihugu byinshi byo muri Afrika bikoresha ururimi rw'igifaransa n'ahandi bakoresha ururimi rw'icyongereza usanga harubatswe inzu zimeze nka Canal Olympia yahararuguru kwirebero zisanzwe zerekanirwamo filime nk'izi kandi ku masaha amwe zose zikerekanira filime imwe ku masaha amwe. N'umwihariko wabo ndetse kandi Aria Cool yabwiye itangazamakuru inyarwanda ko iyi filime iri kwerekanwa bivuze ikintu kinini kuri we no ku gihugu cye muri rusange. Ati mu myaka 20 ishize ndi muri sinema n'ubwa mbere mbashije gukina muri filime ikerekanwa muri sale za sinema zikomeye hirya no hino ku isi. Navuga ko ari ishema kuri nge, intambwe nziza kuri sinema ndetse nabashije kumenyekanisha igihugu cyanjye ku ruhando mpuzamahanga. Iki ni ikintu Aria Cool yishimira cyane nyuma y'uyu mushinga The Waiter filime yakinnyemo ikomeje kugenda isakara mu bihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika. Naho umuririmbyi Ikishaka Davis wamenyekanye cyane nka Davis D nakubwira ko yiteguye ubyumve cyane kuko afunze bukwasi yatangaje ko ari mu myiteguro yo kujya mu gitaramo azataramira mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda kizasoza uyu mwaka. Ni mu rwego rwo gususurutsa abakunzi be batuye muri kiriya gihugu cya Uganda ndetse n'abafana be muri rusange. Ni igitaramo kizaba mu ijoro ryo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka mu gihe abanya-Uganda bazaba bitegura gusoza umwaka w'ibihumbi 2024 binjira mu mwaka w'ibihumbi 2025 kwikomereza kuri za ndirimbo 10 z'abahanzi nyarwanda zahize izindi
zikabyinwa kakahava. Reka sinakubwira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 umuziki w'u Rwanda waranzwe n'iterambere rikomeye cyane, aho abahanzi bashyize hanze indirimbo nshya zakunzwe zigakurikiranwa umunsi ku wundi na buri wese washije kuzikunda. Kuri ubu ngubu isheni ya Kasas Today ikintu yagukoreye, yasohoye indirimbo zamaze abanyarwanda irungu. Dore indirimbo ya mbere yabyinwe kakahava ni indirimbo iyi ngiyi. Azabatsinda Kagame, umuhanzikazi wahanze iyi ndirimbo nawe aracyayifiteho urwibutso cyane rudasaza. Byamuhaye amahirwe yo kuramukanya na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Azabatsinda Kagame niyo ndirimbo ya mbere, naho indirimbo ya kabiri ukurushaho kunyikisha niko nanjye ngenda nkubahisha, yitwa niyo ndirimbo. Ni indirimbo ikomeye mu bihangano nyarwanda yakozwe n'abahanzi barimo Meddy na Adrien Misigaro. Ni indirimbo yasohotse ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, ikaba yarakunzwe cyane mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Naho indirimbo iri ku mwanya wa gatatu ni indirimbo bita Moromita ya Neringabo, Gadi ndetse na Kensol. Iyi ndirimbo yo ni idasanzwe kuko yatumye abanyarwanda bizihirwa, barayibyina kuko karahava. Niyo muziki nyarwanda yakozwe na Director Gadi afatanije n'abahanzi Neringabo ndetse na Kensol. Yasohotse ku itariki 3 Gicurasi muri uyu mwaka, ikaba ariyo ndirimbo ya mbere Director Gadi yashyize hanze nk'umuhanzi nyuma yo kumenyekana cyane mu gutunganya amashusho y'indirimbo z'abandi bahanzi. Naho indirimbo iri ku mwanya wa 4 ni indirimbo yitwa Plenty ya The Ben. Niyo muziki nyarwanda cyane yakozwe n'umuhanzi The Ben. Yasohotse mu mezi 2 ashize yonyine, ikaba iri mu ndirimbo zikunzwe cyane mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Indirimbo iri ku mwanya wa 5 nayo nanone n'ubundi ni The Ben wigaruriye isoko. Indirimbo bita Sikosa yasohotse ku itariki 23 Kanama umwaka w'ibihumbi 2024. Ni wa wundi n'ubundi tukirimo. Naho indirimbo iri ku mwanya wa 6 arakubwira ati ijugumirire kabisa rwose, mva mwirungu ujugumire. Ni Jugumira ya DJ Phil Peter, Chris Easy ndetse na Kevin Kade. Je suis désolé utagira ngo ndi mililo, your sexy body yatunyembura control. Ni indirimbo iri mu bihangano nyarwanda yasohotse ku itariki 14 Gashyantare, ikaba yarakunzwe cyane mu Rwanda no Afrika. Tureba ku ndirimbo iri ku mwanya wa 7 ni indirimbo bita Puta ya Bulldog na Juno Kizigenza. Je suis Jana.
umutima hari akapepe nzi gafite pretty face gafite n'ubutayi gaparitse fresh kambaye bikini cyangwa ni puta nayo iri mu bihangano nyarwanda yakozwe n'umuraperi Bulldog afatanije na Juno Kizigenza yasohotse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka ikaba yarakunzwe cyane mu Rwanda abanyarwanda benshi barayikunze mu bitaramo ngo n'ahandi henshi bagenda bumvira imiziki nyarwanda yanditswe na Bulldog na Juno Kizigenza itunganywa na Prince Keys naho indirimbo iri ku mwanya wa 8 arakubwira ati wait. You ask one. You see them girl a beauty them. Whole lot of faith in the man. Whole lot of faith in the man. How do I tell you to trust me when there's indirimbo ya Kivumbi ndetse na Action isohotse ku itariki 10 z'ukwezi kwa 2 uyu mwaka nayo yakunzwe cyane inakirwa n'abanyarwanda benshi cyane. Indirimbo iri ku mwanya wa 9 ni indirimbo bita Teta ya Kidi. Ngorata teta fiti tuzana umutima bro teta shaka pisa. Ni indirimbo iri mu bihangano nyarwanda y'umuraperi uzwiho ubuhanga mu njyana ya Afrobeat yaje kurya hit muri uyu mwaka wa 2024 yegukanye igihembo mu bihembo bya lyrics. Iyi ndirimbo izaba iri kuri album nshya ya Kidi ateganya gusohora mu mwaka wa 2025. Naho indirimbo iri ku mwanya wa 10 ari nayo tugiye gusorezaho ni Ogera ya Bruce Melody na Bwiza. Ogera 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 Wamudukanya majoro unyeganyeza namanywa urukambura ruyobora ibigwi urabyubaka igihugu urakiduha turacyubaka biratunyura reka twongere. Ni indirimbo iri mu bihangano nyarwanda Bwiza yafatanije na Bruce Melody yasohotse ku itariki 15 Kamena muri uyu mwaka. Iyi ndirimbo ikubiyemo injyana ya Afrobeat ikaba yarakunzwe cyane mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Indirimbo yabaye idarapo ry'umuziki ikanacurangwa igihe kinini mu bihe by'itora ry'umukuru w'igihugu. Izo ni za ndirimbo 10 nakubwiraga. Reka noneho turebe gatoya ku musaruro w'abaproducer abatunganya indirimbo mu Rwanda rwa Gasabo uko uhagaze. Mu bijyanye no gutunganya indirimbo mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2024 aba producers benshi bagiye batandukanye bagaragaje iterambere ry'ubuhanga ubunyamwuga no guhanga udushya bifasha kuzamura urwego rw'umuziki nyarwanda. Naho icyo babonyemo kidasanzwe mu musaruro icyo basaruyemo no kuba abanyamwuga byanyabyo kongera ubuhanga bwabo ndetse no kuba abanyadushya bagahanga udushya mu ruganda rwabo. Umusaruro bakuyemo ni uwo nguwo wo guhanga udushya ndetse no gukomeza kuba abanyamwuga banyabo no kongera ubuhanga bwabo n'uburyo bamenyekanyemo. Ngayo nguko n'umusaruro bakuyemo udasanzwe. Dore nimfata igare ry'ijana nkikoza hanze y'imbibi z'u Rwa Gasabo ndibusangeyo indirimbo ya CK Love Mwantiti. My baby, my Valentine. Indirimbo ya CK ikomeje kuguma ku mwanya wa mbere nk'indirimbo yo mu gihugu cya Nigeria yacuruje cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. CK ayoboye uru rutonde akaba yarinjije miliyoni zirenga 8 akaba yaramushyize ku mwanya mwiza mu njyana ya Afrobeats. Ngayo nguko amakuru yacu twe tugufitiye muri Showbiz Live yarayangaya ni kuwa gatandatu ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka ni wa wundi tukirimo gusoza twitegura undi mwaka mushyashya wa 2025. Reka nkwifurize yuko uriya mwaka mushyashya bazaba turi kumwe nge nawe mubwira ni ugire n'umunsi mwiza. Nge waruri kuri mikoro yari Intore Mumfura Silent Fire at your mind na Billion African Black Dream Boy and Joy Speaker Boy alone to make a load of to colors. Jimono Spama fit antagonist. Yambi Santi Angel, don't sleep when you got him. Hug life for Zion Malone. This is it. Let's go.
top, we're surely playing it. Providing you with all the top trance DJ mixes. This is